imyaka 2 imyaka 10 nta butsinzi tubona, nta mpinduka tubona. Urumva utabirambiwe? Igihe Yesu yahingutse kuri wa mwana urwaye igicure yavuze iri rimwe ryonyine, kuko yari yambaye intwaro zose z'Imana, nta kinyoma kimurimo, gukiranuka biramwuzuye, ijambo araryuzuye. Satani yateye ahita amusubiza ngo handitswe ngo, nuvuga ngo intwaro zose zari ubuzima bwe, yaragwije imbaraga muri we, niyo mpamvu yategekaga bigahita biba. Nitugwiza imbaraga, ijambo ryacu mu isi yo mu mwuka riragira uburemere. Haleluya. Reka duhaguruke dusenge inshuti z'Imana. Isi yo mu mwuka iriho, irafatika. Wibuke za ntwaro twahawe handi twasomye mu Bikorino ba 2 ngo zifite imbaraga zo guhirika inkuta ndende zose zashyiriweho gutambamira abantu ngo batamenye Imana. Hari inkuta ndende umwanzi Satani yubaka kugira ngo zitambame utakira umugisha w'Imana, kugira ngo zitambamire abahungu bawe n'abakobwa bawe batamenye Imana, kugira ngo zitambamire umugabo wawe n'umugore wawe kugira ngo badakizwa neza. Hari inkuta ndende yubaka kugira ngo abakobwa b'iwanyu bose bashake bigoranye. Hari inkuta ndende yubaka kugira ngo abagabo b'iwanyu ku myaka 50 bapfe. Hari inkuta ndende yubaka kavuga ati nibige baminuze ariko ntibagira amahoro, ingo ntizirame. Afite ibikuta birebire yubaka ku buzima bwacu kugira ngo tudatunga umugisha w'Imana. Ariko dufite intwaro